Intego ya muntu ni ukwita ku cyo ashaka. Iyo umuntu ashaka kwita ku bintu ni uko agomba kubikorera cyane kugira ngo abikore. Amahitamo yacu niyo tugira abagabo tugomba kuba turi uyu munsi. Gucika intege mu byo turimo ni nabyo bitugira ibigwari mu byo dukora. Twavutse ubwacu nta na kimwe dufite, ariko uko bwije uko bukeye umuhanga wa nyawo icyo ashaka arakigwana kugira ngo akibone. Iherezo rimwe na rimwe ry'ubuzima ntabwo rishyirwaho n'undi muntu uwo ari we wese. Ubwacu rimwe na rimwe hari igihe iryo herezo tugishyiriraho. Nimba umuhanga wa nyawo atekereza akavuga ati njye nkeneye kuba nde, ibyo akora n'ibyo ayitaho cyane, ntabwo yita kuri wowe ugenda uvuga amagambo atari meza, kuko aba azi neza ko amagambo kuyavuga ukayamubwira nta cyaramufasha atarahunguka. Niyo mpamvu ubona yakwihoreye. Ubundi mu buzima bwacu siko twese tuvukira mu miryango ikize handi tuvuga ngo dufite ibintu, dufite imitungo. Bamwe na bamwe bagiye babigeraho uko bagize ute babyishakiye. Ubu buzima ducamo bwa buri munsi ni urugamba ubwacu turwana, kandi ruzahagarara uko twese tutagihumeka. Naho mu gihe tukiriho ntabwo tuzigera ubwacu duhagarara gukomeza, kandi tuzaguma duhure n'ibibazo ntabwo tuzahasoringa. Ese ninde ubundi muntu ushobora kuduhagarika mu rugendo bitewe n'aho dushaka kugera? Ese n'undi muntu ushobora kutubwira ati ibyo tugiyemo ntabwo tuzabishobora? Hari undi muntu ufite ubwo bubasha n'imbaraga zo kumva ko ibyo bintu tugiyemo tutazabishobora? Ubwacu iyo twizi neza tugomba kwimenya, tukaba tuzi ibyo tugiye gukora, ntekereza ko nta muntu n'umwe waza ngo aturwanye avuge ngo biriya ntabwo tuzabishobora. Ahubwo kutanga umwanya kuri ba bandi bakubwira ko utazashobora. Niba abandi bahora bafite ubwoba ko ibyo ugiyemo uzabishobora, bakashaka uburyo bazakurwanya kugira ngo ucike intege mu byo wakoraga. Ariko iyo uzi neza icyo ushaka,